Kibazo. Irarigena Jackie. Irarigena Jackie. Ikibazo wacyumvise neza. Twari dufitemo abadepite banga. Babiri n'umusiribateri. Ku munsi wa munani ibikorwa byo kwiyamamaza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party Rwanda ryakomereje ibikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Ngororero umurenge wa Jumba muri centre ya Kabaya aho umukandida w'ishyaka Democratic Green Party Rwanda yageze ku isaha y'isa 5 yakirwa n'abaturage benshi ubona ko bari bamwiteguye kandi bari bamwishimiye kubera imigabo n'imigambi bagiye bagezwaho no mu gihe yari atarahagera. Babwiye abaturage bari bateraniye Kabaya ko niba bagiriye ikizere bakabatora ko bazashyirirwaho uruganda rutunganya ifumbire mborera akaba ariyo bazajya bakoresha mu mirima yabo. Ikindi bababwiye nuko niba bagira ikizere bagatora kuri Kagoma azashyiraho uruganda rutunganya ibikomoka kuri petrole maze ibiciro ku isoko bikagabanyuka kubera ko ibikomoka kuri petrole bizaba byabonetse kandi bitunganyirizwa mu Rwanda. Ikindi babijere nuko bazashyirwaho Minisiteri y'Itangazamakuru aho bazajya babonera amakuru ku gihe kuko itangazamakuru ari umusingi wo kubaka igihugu. Dore ko bamwe mu barwanashyaka b'ishyaka Democratic Green Party Rwanda babisobanuye. Ishyaka ryacu ryari ryarasezeranije abanyarwanda ko rirutsinda amatora serivisi za mitiweli umuntu wese wivuriza kuri mitiweli de sante akimara kuyigura azahita ahabwa uburenganzira bwo kuyivurizaho. Icyo gihe byasabaga ukwezi ndetse no kujya hejuru, ariko ubu ngubu ibyo byashyizwe mu bikorwa. Twari twaravuze ko nirutsinda amatora tuzagabanya imisoro, cyane cyane imisoro ku butaka. Imisoro ku butaka yaragabanutse. Perezida w'ishyaka turi mu nteko ishinga amategeko yazanye umushinga w'itegeko asaba ko itegeko ryari kuri 300 kuri metero kare amafaranga 300 ryaba amafaranga 100. Ntibyakunda, ariko nyuma y'igihe leta ibyumvishe iwushyira kuri 80 bijya no hasi yaho twasabye. Twasabye ko umwarimu abarimu muri rusange bongerwa umushahara, cyane cyane abarimu ba primaire na secondaire. Abaje muri guverinema abaturutse mu baje muri guverinema bemera kongeraho 10%. Hashize umwaka bongera ko kushiraho 10%. Basanga n'ubundi nk'agatonyanga mu nyanja, bafata umwanzuro wo kuyatumbagiza batagendeye kuri iyo gahunda ya 10%, ku buryo natwe mu by'ukuri umushahara mwarimu yabonye twaranyuzwe. Ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi twari twaravuze ko gahunda yo guhuza ubutaka atari mbi, ariko ntibikwiriye gukorwa n'abantu bose. No kubwira abantu ngo bahinge igihingwa kimwe bikwiriye gukorwa n'abantu bafite kuva kuri hegitari imwe kuzamura. Abantu bafite ubutaka buto bagahabwa uburenganzira ku butaka bwabo bagahinga ibyo bifuza kuko badashobora gutungwa n'indyo imwe. Ibyo mu by'ukuri byatangiye bigoye ariko byarumvikanye kuko abakwiriye gukora bene ubwo buhinzi ni abakora ubuhinzi bugamije ubucuruzi. Umuntu uhinga kugira ngo arye atarabona ubushobozi bwo guhingira isoko ntabwo wamutegeka ibyo ahinga, niwe wo kumenya ibyo akeneye kuko ari bari byo kumutunga. Nitwa Habineza ababwira muzaye banyanyise Habineza. Kera kambwira ngo wowe tugomba kuzajya ukora ibintu bibi kuko uri Habineza. Ntabwo nari ndabimenya neza, nyuma yaho uza kubisobanukirwa ko Habineza agomba kugwa neza kandi akafuriza abandi bantu ineza. So mbazanye ineza inaha Ingororero, kandi ubwo ku bajene mubimenye ngo Habineza iyo mu mutoye ntabwo ushobora kwicuza uba ubonye waneza. Kutera Habineza ni wane, babyumvise? Kutera Habineza ni ki? Ni wane. Kaba ni waneza. Niko bimeze. Nimwongera mukatugirira icyizere. Icyo tuzakora, umuntu wese ufite ikarita ya mituweli
narangiza kwivuza bakamwandikira umuti. Muzi ko imiti yabuze itagiboneka kuri za santere de santé n'ahandi hose. Noneho umuntu azajya ashobora kugura uwo muti muri farumasi zigenga, kandi umuti ushobora gukiza indwara yawe vuba. Kaba wava hano ufite kata ya mituweli ukagira ubavu muri farumasi ukabona umuti wifuza ukagura kuri mituweli. Noneho turabasaba mwongere mutugirire icyizere, murutora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse no ku mwanya w'abadepite, ku badepite bacu mwabonye, kugira ngo cya cyifuzo cyacu cya original cyuko umusoro w'ubutaka uzavaho burundu kizashobore gushyirwa mu bikorwa. Twarawugabanyije ariko ntawe wavuyeho burundu, kuko twebwe twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana. Imana ikazana abasogokuru bacu, abasogokuruza akabatuza muri ubu butaka bw'u Rwanda, bukaba ubutaka bwacu bwa gakondo. Leta yaje kuza nyuma irabudusoresha kandi yasanze tubufite, tukumva kubera ko twebwe twaje mbere ya leta. Ntabwo leta igomba gusoresha ikintu twahawe n'abo sogokuru abasogokuruza bacu, ubwo tukumva ko tubifitiye uburenganzira bwo kubukuraho burundu. Leta nishaka ubutaka bwayo ntabwo yabubura. Leta ifite ibiyaga, ifite imisozi, ibifite byinshi, ibyayo rwose zabitwara, ariko ubwacu twahawe n'abasogokuru abasogokuruza bwacu bagakondo, umusoro ugomba kuzavaho. Niyo bizashoboka ariko mwongeye mukadugirira icyizere mwese muri benshi. Muri gahunda yacu dufite yo guteza imbere umurimo, tuva ku icyambere tuzashira ishuri yigisha imyuga yere yose muri buri murenge, ariko iryo shuri rikaba ari ishuri rijyanye n'ibyo mukora muri uwo murenge. Niba uyu murenge wanyu tuvuge ari umujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, tukagira ishuri ribafasha gukora kwigisha ibijyanye na veterineri n'ubuhinzi cyangwa n'ibya agronome. Niba ari ahantu tuvuge hari hafi y'ikivu ari abantu b'aborozi, tukazana ishuri ryigisha abantu bashobora kumenya ko batwara amato, uko bakora amato, uko baroba, byose nk'ibyo ibijyanye n'ubuzima murimo. Atari kugenda ahantu ku mazi ku kivu bakaza kwigisha gukanika imodoka kandi nta modoka ihagera. Urumva bazanye ishuri ya makanika ahantu byaho niyo gusura iyo za ku Kibuye za Karongi, ugasanga abantu bafite ikiyaga ariko ntibazi uko bagikoresha. Ndetse tushyiraho n'ikigo cy'igihugu kihuza abashaka akazi, abashomeri n'ahantu hari akazi, nacyo kakigira ibiro ku murenge. Murumva gahunda yacu byose igomba kuba ku murenge. Turashaka ko leta iba hafi yawe, nuko njya numva radio Rwanda rivuga ngo hafi yawe. Natwe turashaka ko leta iba hafi yawe, icyifuzo wifuza cyose ukibonera aho hafi. Atari kuvuga ngo ugiye Kigali urashaka akazi, ugiye Kigali gushaka umurimo, ugiye byose ukabona aho ku kagari ku murenge, kwiyandikisha ukabona akazi uraho. Cyangwa se niba ushaka akazi bakakubonera akazi ku Gisenyi, ukabana ugenda uzi ko ugiye gukora akazi hariya. Byoroshye. Niba nakora na interview ko ikizamini ukagenda uzi ko ugiye kugikora, wabikoreye hariya hose. Iyo mbabwira ni ibintu fitemo ubumenyi. Tuzumva ko tuzabashiriraho ikigo cy'igihugu, nabo ikigo n'ikigega gitanga amafaranga. Umuntu wese wifuza gushora mu buhinzi n'ubworozi abe yabona amafaranga ku nguzanyo, ariko ayo mafaranga afite icyo bita code d'intérêt cyangwa se inyungu ntoya. Twaba twashyizeho nuva ari 2%. Nuvuga ngo ni uburyo bwo kugira ngo ikigega kibeho gusa, ariko atari kuvuga ngo kishatse gukora inyungu. Kuko muzi ko muri banke birenza hafi 20%. Kuri umuntu ajya gushaka amafaranga muri banke ugasanga arahombye. So tukumva ko abantu bose cyane urubyiruko n'abandi bantu bakuze bashaka gushora, ushaka korora ingurube, ushaka korora ihene, ushaka korora inka, urabuze amafaranga. Wakora umushinga wawe ukagenda kwiyandikisha ku murenge no ku kagari. Ku kagari tushaka kuzashaho ba agronome, ku kagari habaho abantu bashize ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cyose. Ukajyayo ku kagari bakayo umushinga wawe, ku murenge bakabyemeza, ukabona ayo mafaranga ukaba watera imbere. Ibyo bizadufasha kwivana mu bushomeri, guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa, ushobora gutera imbere. Twatanze igitekerezo cyuko agomba kujyaho inama nkuru y'igihugu y'umutekano, mu gifaransa bita Conseil national de sécurité cyangwa de la sécurité.
National Security Council. Iyo Conseil National y'umutekano ikaba ari conseil itangira kuri rwego rw'igihugu ariko imanuka no hepfo mu nzego z'ibanze, ku buryo abaturage abayobozi bose mu nzego z'ibanze bagira uruhare mu kwirindira umutekano, batanga ibitekerezo bikazazamuka kujya kuri rwego rw'igihugu bikayoborwa na President wa Republika. Atari bya bindi President wa Republika agenda akicara n'abajenerali gusa bakaganira bakigenda tumenye n'icyo baganiriye, nta n'uruhare twabigizemo. Urabyumva, turashaka ko natwe tubigiramo uruhare. Umutekano uko ni uwacu, kandi ibyo bitekerezo cyacu turumva yuko niho bizaba byiza kurushaho. Tubigizemo uruhare tugatanga ibitekerezo, abayobozi bakabigiramo uruhare kuko nibo twabitoreye mu nzego z'ibanze. Buri muturage wese ntiyajya muri iyo nama, ariko nibura abayobozi bacu twatoye bajya muri iyo nama y'umutekano ikava hejuru imanuka. Ishyaka Democratic Green Party Rwanda niryo ryonyine rukumbi ryatanzwe umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika, dore ko andi mashyaka yahisemo gushyigikira umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, ariko ntibiyabuze gutanga amakandida depite bazayihagararira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Tubitse ko amatora mu Rwanda ateganyije mu kwezi gutaha kwa karindwi ku itariki 14 ku banyarwanda ba hanze y'u Rwanda ndetse na 15 ku banyarwanda ba imbere mu gihugu. Tubitse ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizakomeza ku munsi w'ejo mu karere ka Huye, aho ishyaka Democratic Green Party naryo rizaba ryagiye gutaramira abatuye muri ako karere. Alexis Ntawigenera, Primo Media Rwanda, Ikabaya muri Ngororero.